ijuru yitabye Imana aroba Unamubonye Jomo Kenyatta ariho anyanyagira uwo muntu yaraje rwose hari abantu nyine bafite Zandani zabo. urumva twabwara kuri Muhazi uko Rugabasha bivuga birashoboka ariko ndakubwiza ukuri ko uwo bitaniye ngabo Amarisi ku bantu bamwegereye yavuze ko aramutse abuze inota rimwe asabwa ngagume mu cyiciro cya mbere kuko nawe Amarisi arabura inota rimwe arabara ko apeza Muhazi arabara ko apeza arasa Muhazi umutoza umwungirije mu matoza amwungirije yarahera avuga ngo kwene match irwa na Premier League ntayivamo ariko tujya gukora modire hanyuma mu matoza amwungirije yagombaga kuza batsinzwe ahita avuga ati ntabwo nyeje gukora ibizamini tugomba kugumana n'ikipe paka tukaba mu cyiciro cya mbere. nka rero barakaniye bararakaye abantu bahariya baravuga bati ntidushaka. Paul yaravuze president n'abayobozi b'akarere baravuze ba Meya Hildebrand na batade bungirije baravuze bati mu bintu tudashaka no kongera kujya kurwa ari ku rugamba rw'ikiciro cya kabiri ragora kwizita komeye ikiciro cya kabiri uzwara nk'igihe bakubwira ati ugomba kuva hariya ukajya gukina rw'inkwavu cyane kwanuze kwa Elia cyarwa inkwavu ukava bakubwira ati urikoza kwa Espoir cyangwa kwa Meshake ikira kibuga cyarwa inkwavu ujya kugera gutya bakakubwira stade ya mbere y'umwami rwa aturagikire gukina na kire standard biravuna ibintu by'ikiciro Sunrise na Etoile de l'Est ngo zizaveyo ziracyariyo Sunrise na Etoile de l'Est ziriyo cya kabiri bakomeye President Ronjini yasoje atumira abariyo aragataka agahinda mwagize akababaro mufite ngiye gutuma mumwenyura ngewe kino abantu ngiye nibaza imatch ya Muhazi abantu bari kubona uburemere bwa imatch abantu nibazaho buri kwimana irakomeye n'abafana b'ikipe ya AP njya mbibaza biki ikipe yanyu igiye gutwara igikombe ariko mukayereka gakina yonyine muyigiye inyuma kandi umvishe ngo kwa steri zirenga 30 zizaba zazamutse ubushize ntimwabonye imikino imaze iminsi iba gusa nabonye tifa bari gukora bro nagari bwiza ari umuntu wanyeretse abafana ba APR bagaragara muri stade amahoro baba bari numvishe Musemaji iyo match yabereye muri stade amahoro avuga ati kwa steri 30 iyo match yabereye muri stade amahoro toka TZ mtoto wa Nyamirama iyo match yabereye muri stade amahoro iyo match yabereye stade amahoro abafana ba APR baba bahari Kigali Pere ko bari bake ariko Kigali kuri gorira yaka challenging abafana ba APR ku kintu cya mbere bagomba kumenya umurindi wabo mu ntara ntago wari waba mwinshi nk'inyarugenge APR ifite abafana icyo kintu abantu bakimenye APR ifite abafana benshi banifite banafite n'amikoro APR mu buryo bwa mikoro iyo barebye ku isura bagenda ubona ko bafite amafaranga pe n'abantu bameze neza abafana baya benshi ariko ikintu kintangaza amagambo akomeye rigani iyo babona bagenda ku isura oye basa neza ubona ko bafite nyina amafaranga oya biragaragara asa amafaranga ashaka vuba umuntu ufite amafaranga ubona ko umuntu yariye yanyweye nashaka icyo ugiye gukurikiza harya abanyarwanda ntibavuga ngo amagara aramirwa ntamerwa aramirwa baba batamiye bameze neza ariko niba mu ntara babera polisi sinzi ikibazo ujye kubona nkuko bavuze kwa steri 30 ukabona hari abafana 400 kwese abafana 400 baje muri kwa steri 30 kutizi kwa steri 10 aho rero baba bayiryarya se twabyita ingoma ni hafi ingoma harya urugendo ruva Kigali rugera ngoma n'amasaha abiri bivuga ngo wajya ingoma kumanywa ukanagaruka uwo munsi ugenda saa 4 saa 6 ukaburi ukareba match saa 9 ikarangira saa 11 saa 1 saa 2 ugeze Kigali weekend harimo umugandara urimo uwa gatandatu wanyuma sejo aho nagenana nyuma mu Buganda saa 5 cyangwa ukagenana mbere mugakora umuganda ingoma nose abantu ntibazava hano saa 6 bakareba match cyane saa 8 buri tuvugishije kuri rugangura ubu abantu barashaka cyane nta muganda hari Iberu bunyobeje Iberu ushaka ubunyobeje umuganda ari muri weekend itaha ku itariki 30 uyobeje abantu weekend itani ku itariki 30 kwa gatanda wari uyobeje abantu have nta muganda uhari ko umuntu nkamana cyane nzego z'ibanze urashaka amatariki yabaze neza amatariki yabaze neza kwa gatandatu cyumweru gitaza 31 okay bwo nibwo muganda ku cyumweru azaba tariki ya mbere ugangura ejo abantu bari bazaga ngo wagiye muri massage kuki wagiye muri massage ndi gutegura match ritme izaba ifite birasaba gatuza ngenza aho nibereye mwapere birasaba gatuza birasaba energy mu rwego rwo ariko twa challenge nzafana ba APR tuna challenging n'abantu mwapere ngenda ndashaka kogereza match ahantu atari abafana nkumva uko bimeze kuhera
kubera abafana. harya we nta ntabwo bafana bemerewe bazaba hari nari nibagiye ko ari Murera ni Murera ntabwo bemerewe n'abafana uzashyiramo ambiance dukoresha muri match ese z'imana buriya kiriya gihano bahaye Rayon match ebyiri za nyuma niyo yari kuzakira zombi okay birumvikana zakira viziyo nakire gol n'ibyo birumvikana anyways ubwo ariko abafana b'izi kipe baba babihaniwemo nabo cyane ko hari Izihe? umuntu uba wikundira ikipe ye Uravuga iyo bagiye gukina na Rayon ntabwo wemerewe kujyayo fana akaba ati njye nikundira mufana viziyo hari n'abantu bikundira umupira badafana utavuga ngo mfana cyangwa se viziyo uza kwirebera match ibyabaye byari ngombwa kuko ibyabereye hariya mu Bugesera ntabwo ari Ntabwo iby'u byari Rwanda bikwiye. no kugira ngo byongere byibutse abantu ko tudakwiye gukora ikintu nka kiriya ariko tugaruke ku bafana bo mu ntara bazangoma ibintu byo kurebera match mu erega ni biti ngoma n'utundi turere abantu muri Twegeranye. Kayanza duhana imbibi na ngoma biriya ni ibintu abana batoya wenda yabikora nkamwumva abantu bakuru mushobora gukora amafaranga bimenye ko ari bitatu bimenye mbere ugurete cyakiri kare ubukanze kanyenyeri Ese 939 yamaze gushyiraho urwego ntiwagura tike Muhazi yasohoye flyer Cyane irahari. nangahe tike regira ni bitatu ubwo nahasanzwe general hahandi hatwikiriye ni bitanu VIP ni 10,000 VVIP ni 20,000 ukaba wicaranye na bame hariya mumeze neza cyane muganira nta mafaranga makeya aha rero ha bitatu uguze tike none ukanza kanyenyeri 939 urwego wahita ubona tike yawe ukareba match ya Muhazi na APR ukagura tike ni mubikore noneho stade njye nakomeje kubwira abantu ibintu bishaka kubera ingoma ibintu ushaka kubera bazatungurwa no mfite ibicuba sha Muhazi igihe nta cyizere Ronje uziko atajya avuga ibintu byinshi Ronje inshuti yanjye uramaza ati Ronje uri seriye kweri iyi match wayikora naka Ronje Ronje bayivugira Ronje ameze na Joseph kapiteni wabo Joseph Saki bafite mediane nziza azaba ari umukinnyi wa MVC mwaka utaha nanga Joseph Saki ngo babwire ikintu kimwe ngo babwire ikintu kimwe ngo twebwe ngo ntabwo dufite ibintu byinshi byo kuvuga ngo icyonzi cyo ngo ikipe ntizamanuka nkamwe ni izamanuka ati ntabwo izamanuka ati izagusaba kujya gutsindira rero ihuye ngo ntabwo tuzatsindira ihuye tuzatsinda APR bibiri kimwe izo confidence ufite nambwe nako APR ntabwo yize ngo rugajuru ngo uri kuvuga ni Kigali ndayize ngo nzayitsinda ngo simbikubwiye ngo nzayitsinda atuje ubwo rero sinzi uko nibutse ko twapfunyikiye abantu kuri Muhazi abo twabwiye abantu ko defense yayo n'umuzamu ari abantu baci makipe akomeye nk'umuzamu n'amani yahoze muri Rayon Sport urumva twagereza amani hanyuma kabiri ni Jay Paul Cedric yavuye muri Mukura akina kabiri nziza cyane aramenyerewe gatatu ni Mutijima Janvier AS Kigali na za Mukura yaragurukaga defense Bishara Latif na Ivan Marcel dikume kuyate kinyi mwiza cyane hagati Joseph Saki nabani Nicolas Kagame bose sinzi impamvu ikipe Kagege azahura n'akazi ka Kagaba Nicolas Kagame bamugana yihuta cyane agomba kwitegura yamaze rero abafana ba APR ndabona bavuze bati mubwire ati mudushyiriraho agapingane none tugiye kwibereka ko tuzanarusha ati twe tuzuzuza ati turamanukana kwa steri zitari munsi ya 30 ati cyo turakibabwiye muzakibona n'amaso songa mbere ko atanyandikira ko ari grand frère nabonye gisa wa mutaramu yanditse reka turebe ariko ndashaka abayobozi hariya grand frère songa mbere batubwire bimeze bite muri APR hari imyiteguro hanyuma turi mu cyumweru cy'umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage ahazaza nani 617 indi byose ariko podcast ahubwo tujye twiganirira Zandani izo utabona uko uganira kuri radio Rwanda tugakora podcast yo kuguza Zandani ngomba kugaragara muri ibintu bya social media na madamu muri Zandani wamushatse batarakumenya ni bakureke ni bandeke umwana yihuye ntago ngiye kumuteza ibibazo hanyuma nakire kwa pastor ubwo tumusuhuza cyane Clarisse umugore wanjye mwiza hanyuma twikomera ibi bintu kuri radio y'igihugu bakwiye kubikwishyuriza ntabwo bishoboka de ari mwiza ibintu biba muri iki gihugu kumubwira ko ari mwiza uneya radio y'igihugu ibintu y'igihugu 30 ningahe uvuga ko umugore wawe ari mwiza Clarisse ibintu ntabwo bishoboka nagara karenganera kwikomereza Joel ni ntabwo tugira niyo mpamvu reka twicecekere ninjireje ku nkuru Rwanda form sibyo gusa rero kubera ko Rwanda numva ibiganiro biba kuri radio Rwanda gutsinda amafaranga nabwo akinye imikino
nzira ngo ariho aca muri Kenya ashaka kujya Buruseli ngo agiye muri test mu Bubiligi ariko igihe yagendeye kamemo yakaba yaragezeyo amagasho we n'ibyago pe igihe yagendeye gutakaza kubuza sera igihe yagendeye kubura Serafe sha mu buzima match nyinshi pe amagasho we n'ibyago bikomeye urumva Serafe yaragiye hafi retour yose siko bimezera hafi retour yose ubwo urumva nantuze mukurere yaramutwaye Destin ariko ziri attaque ya Serafe na ntuze na Malanda Destin na Edouard ugashyiraho bano ba Edouard ufite uyu muvandimwe Matumona oya yitwa Narcisse kapiteni wabo amagaju arafite atake ikomeye cyane ariko urumva babiri bavuyemo itakawo iterangira ariko nabonye byabafashije kuba bakoze iyi match kwako urumva Iberi ubu aho imibare ikomere yani no tugiye wenda kwinjira niho muri relegation battle nyuma yo kwitwara neza bakarasa Kiyovu 2-0 ubu byahise bazamura bibereye ku mwanya wa 13 n'amanota 33 okay Bugesera iracyafite imikino 2 kuko yo imaze gukina imikino amagaju ni ya 14 amagaju kufite Hussein Serafe ngo yaragarutse ni mu nsobanuriye Ibe cy'amagaju mbona ifite 27 yaragarutse Serafe ntago oya uri kuri rutonde utarapdate ntago narebye kuri urunguru ntabwo barapdating ngo amagaju na ya 14 afite amanota 33 yahise ihirikira ikipe ya Muhazi imanuka mu mutuku kuko Muhazi ifite amanota 30 dore rero amagaju na sa 12 ahubwo amagaju ukwizira amagaju yagize amanota 33 ari inyuma ya Bugesera urumva na za Etenseri ubona nganya amanota na Etenseri ariko Etenseri irimo umwenda w'igitego kimwe mu gihe amagaju nayo ari mu mwenda w'igitego irimo umwenda w'ibitego byinshi umva ngo sobanura ibintu bikomeye kwizigira rero umbwira ikintu kizabera ihuye giteye ubwoba wumva ukuntu ibintu bigiye guhindura isura mutega amatwi abanyarwandakazi ubwo kamera za Rugamba zizaba ziriyo imuhazi cyangwa banza ureke ingoma wereka nsoze kuri match ya 30 ngenda ndashaka kubanza ugiye kuri tarani ndashaka kubanza kujya kuri match isoza kugira ngo Rugangura ategure batasibe abanze yinstare kamera ze hariya muri stade ya Huye zo bita kamera kashe yego televiziyo Rwanda igitangazamakuru bazamanuka mumanukane kamera zanye zo manukane Obivan iyi ni match Decida Star Times mushake kamera z'umwimerere nzurehemo mutereke ibintu hariya bizacimaka iyi match ndakubwiza uko ya Kamara mpaka Ferwafa ibaho umusifuzi mpuzamahanga muhereza ikipe abasifuzi beza batazateza abasengi izini match zabacu babwiye ko ibintu biba bikurikirana natwe sinzi impamvu mamwitota mwishaka no kwibukiranya rega tose turayibukiranya rwose Ferwafa ngira bikurikiranira bibona twatiyibutsa Ferwafa nibibona dukomeze none se ibyo tuvuga dukomeze icyo rero kuvuga ni kimwe Muhazi ifite amanota 30 imaze gukina match 28 yatsinze ibitego 21 itsindwa 26 Muhazi tuvuga kwizigira ubu ifite umwenda w'ibitego 5 let's say ngerageze wenda kubara ibishoboka cyane reka tuvuge ko APR itsinze Muhazi ku munsi wa 29 sibyo Ibe bana tuvuge ko APR itsinze wenda ibitego 4 ku busada mbare 4 mfashe byinshi bishoboka 4 ku busa ijye mu mwenda w'ibitego 9 sibyo ijye mu mwenda w'ibitego bingahe 9 munyumvira ko kantu mukabike bivuga ngo ishoje match ya 29 APR itsinze wenda 4 ku busa mbare byinshi bishoboka ifite umwenda w'ibitego 9 tuyishyiraho hanyuma nkuzamure rero kuri match ya 29 amagajo baraye bakini abo bafite amanota 33 abafite umwenda w'ibitego 10 batsinze 27 batsindwa 37 bari mu mwenda w'ibitego 10 ntitwabonye ko mu gihe amagajo yatsindwa 4 Muhazi yatsindwa 4 na APR Muhazi yabifite umwenda w'ibitego 9 amagajo nafite umwenda w'ibitego 10 ubwo byabivuga ko bose basoza match ya 29 munsi wa 29 amagajo afite 33 Muhazi ifite amanota 30 reka nkumanure rero kuri match hanyuma ikintu kizaba ikipe y'amagajo iramutse itsinzwe n'ikipe yitwa Muhazi Muhazi yaguma mu cyiciro cya mbere bakanganya amanota ariko ikagumamo kubera goal difference kubera ko yabizi ifite umwenda w'ibitego bike ugereranyije n'amagajo ntibyumvikana se ibyo
bivuga ko match ya APR ikipe ya Muhazi niyo yayitsindwa ipfa kudatsindwa ibitego by'umurengera byinshi wenda ngo nka 7-6 yemerewe kujya gutsindira Amagaju ihuye bakaguma mu cyiciro cya mbere. Ndakubwira yuko rero iba ari byo byatumye abantu muri Muhazi muri iki gitondo bambwiye ibintu biri kwizigira. Bambwiye bati Rugaju urimo urafata ubwonko bwawe ukabushyiramo ibintu bigoye, urimo urabonaniza ntituzagiye gushaka win, tuzagiye gushaka draw. Ndavuga ntabwo bishoboka ku izina ry'Imana iri mu ijuru. Gutese bavuze ati ntifite 33 Amagaju ntiyarayatsinze Kiyovu 2, ntituyirusha ibitego, ntituyirusha nyine kuzigama amini kutagira umwenda mwinshi. Ati twebwe ino APR iyo y'Ikigali mukara n'umweru turayirasa tugira 3-3. Perezida yanatangaje araprecisa yavuze ko azatsinda APR 2-1. yavuze ngo ndayirasa ngira 3-3 nge nzajya gukina n'Amagaju nshaka draw. Nzafite 3-3 nayo ifite 3-3 nzajya yongeye gushaka draw ngume mu cyiciro cya mbere kuko nzaba mfite ibitego bike natsinzwe ugeranyije n'ibyacu. Yavuze ati APR uyu munsi se prime Muhazi yikubye 4. Yego Muhazi byibura uyu munsi irabona stade kwa imitozo kuko ejo Muhazi na myitozo yakoze prime de match gagné. Ejo bakoreye Rwamagana kuri polisi bageze muri stade yango basanga harimo inama ikakaye cyane ya banki, harimo inama y'i banki ya gisirikare yazigama CSS. Ariko Muhazi United yasohoye itangazo ivuga ati habaye miscommunication hagati y'umukozi wacu n'akarere kaduha stade. Iratangazo rero iratangaza ikintu ataza kugira undi muntu byegekwaho nta stade patirimo, nta stade patirimo kandi ariko nokantike neza ubundi stade patiri yabivuye. Ariko urumva n'ikibazo cya communication cyabayeho, urumva iyo nama yari irimo ntibari babizi, ndetse n'igihe inama yagombaga kurangira usibye ko ngo yanarangiye itinze hagombaga kwitajya imyitozo bakomando binasho. Urumva avuga bati rero ibi bintu reka tuzinga dusubire Rwamagana kuko buriya Muhazi ikorera imyitozo 3 ingoma, imyitozo 2 ikayikorera Rwamagana. Akantu ukuntu kameze ikorera none igikorana ni Rwamagana bakorera 2 mu cyumweru, bakorera 2 mu cyumweru ingoma bakakorera 3. Baho muri conditions zigoye abantu izo muvoma de vive nazo muvoma none cyane kibuga cyo kuri polisi uburyo atari na cyiza mu by'ukuri ikibuga kibi cyangiritse cyane cyane muri bibe by'imvura. Ariko abanyarwanda baduha amakuru nabo ari abantu bajya babeshya kubyambuka no kubyana nk'umuntu avuga ngo Serafe yarakinnye ejo kandi ngo Serafe ejo itangaza amakuru yarabaje amarisi ngo ari he aba ngo yagiye mu ijuru inde warugwaye amakuru